Bakunzi ba radiyo Imanzi mwiriweho, tugeze mu kanya keza tubagezaho ikinamico inzira ikwiye. Muri iyi si abantu benshi bagenda bayobagurika rimwe na rimwe ntibagere aho berekezaga kubera kutagira uwabayobora inzira ikwiye yo kunyuramo. Kurikira ikinamico inzira ikwiye kuri radiyo Imanzi maze ubashe kubona inzira. Ikinamico inzira ikwiye muyigezwaho n'itorero Iriba Rifutse, inyura kuri radiyo Imanzi buri wa gatanu saa 2. Nimukurikire ikinamico. Ariko meruka mucye mpamagara ambwira ko ubuzima bwanzitiye. Uwampamagara nkamubwira amahirwe numvishe ya buruse y'abana b'abahanga bavuka mu miryango itishoboye. Ahubwo se nimero ye iracyacamora? Reka numve. Iyi nimero ni iyande ko mbona iri kunca mu maso ra? Reka numve uwo ari we wabona ari abahungu binaha nabonye baba bashaka gutesha abantu umutwe. Alo? Hai, ni mucyo tuvugana? Yego niwe, muri bande? Kuki nta nimero yanjye ugira kweri? Baba we, kandi ari wowe wahamagaye bwa mbere koko? Sha ni ukuri mbabarira basi, si ukukwirengagiza, ahubwo hajya habaho byinshi nimero ikabura pe, nyihanganira. Sawa ndakubonye, burya twajyaga twibeshya yuko bita ku bantu, nsanze twaribeshyaga. Hoya sha siko biri, ahubwo ibihe hari igihe bidutera kumera uko tutari pe, mbabarira rwose. Uravugana na Isimbi mwiganyiriye? Kombe, ni wowe? Uraho neza sheri? Uraho neza sweetheart? Sha, mbabarira ndakwinginze rwose. Cya gihe naguhamagaye nkuye nimero yawe mu gakayi, nari naranditsemo nimero. Hanyuma nibagirwa kuzandukura muri fone kandi ako gakayi nagasize mu cyaro. Ndakwinginze, mbabarira. Ntacyo bitwaye sheri, umenyereye ubuzima bwo mu mujyi se? Sha, urebye ndamenyereye. Nabonye n'akaraka ubu ndi hafi kumara amezi 3. Wow, byiza cyane rwose. Ndabizi uri umukobwa uzi ubwenge, ntiwari buburirwe pe. Ahubwo waratinze rwose wakabaye waragafashe kera. Urakoze cyane rwose. Naho sinavuga ko natinze kuko ibintu byose bibera igihe nyacyo. None se sha, ko namenye ahantu batanga buruse ku bana bavuka mu miryango ikennye bagize byibura amanota 45 mu bizamini bisoza amashuri yisumbuye. Uriya ntiwagerageza amahirwe we? Yame neza se sha? Yego niko biri. Ngo barashaka abana 50 bafite amanota meza kandi batishoboye ngo bajye kwiga amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga muri kaminuza. Yego sha, urabizi rwose ko kuva kera nakundaga ikoranabuhanga kubi. Unyoherereza amakuru yose akenewe kuri telefone, rwose najyayo. Ahubwo se we, ubwo uzata akazi? Bibaye ngombwa nagata nubwo nako kamfashaga. Ndakubariza nimba byashoboka kwiga umuntu anakora. Ahubwo ibyo byaba byiza cyane we. Ahubwo se we, gusaba kwiga muri iyo kaminuza bisaba kujyayo cyangwa twabisaba twifashishije yakure mu ikoranabuhanga? Cyane rwose, si ngombwa kujyayo. Urakoze cyane sha. Ndabona boss ampamagaye, reka mwitabe ndaza kuguhamagara mu kanya. Boss, nari mbitabye mbonye mwari mwampamagaye. Nashaka kukubaza umbwiza ukuri kandi. Mateso muraziranye? Yego turaziranye. Ni shere wawe? Oya siko biri. Urabizi ko nkorera kuri tere? Yarabimbwiye kandi na raporo ze njya nzibona hano. Burya ngo si shere wawe? Ntago ari we pe. Genda wandike ibara umwirukana mu kazi rero none ahangaha. Imwirukana? Mumwirukanira iki se kandi kakora akazi neza? Ngo akora akazi neza? Mbese ubu wowe nawe murashaka kuntegeka muri kampani yanjye? Oya boss, oya siko biri pe. Gusa njye nabona gatanga raporo ku gihe kandi abashoferi badukorera bakorana neza pe. Ndavuze rero ngo mwandikira umwirukana none ahangaha ubu ngubu mbivuze. None se boss, kontara mufitanye ko ari imyaka 3 akaba akoze umwaka umwe n'igice kandi itegeko rikaba riteganya ko kumwirukana bisaba kumuhemba amafaranga yose yarasigaje. Uzamuhemba imyaka 2 yose. Ubwo mwiyemeje kuyamuhemba atakoze? Harya niko bimeze? Asomye neza twadutabo naguhaye tugenga abakozi? Yego naradusomye niko bimeze. Uyu mushenzira agenje ariko nizanira abakozi ba makeya abirukane. Mwihangane boss, ahubwo wenda mwamuhasamo ni mukamubaza icyabimuteye. Ariko banza uri umuhanga sha. Igikobwa igira hino rwose umuhobere ungira inama nziza. Ese boss, ubu ni ngombwa guhoberana twari kumwe koko? Igira hino sha, wumva uryo rwose. Ngaho ndikurase nyine nigendere. Ngaho andika iyo bari uyohereze Mateso. Kiki, urabona ukuntu twari twarahurije mani? Yafo mani. Isabani ngafata n'icyakura ku ishuri wangu. nk'ibungu ukuntu ibiryoshye ariko abona abaniga bahora baza ku ishuri umunsi ku wundi mani. Ntushona se wowe kicyakora ni neza wangu
abakobwa ntibashobora kugikatira ngo basibe ishuri tu. Ariko mani aya maniga ni meza sana, baza abantu bakwishyurira ishuri bakanakugaburira icyakora ku ishuri walayi. Viniga ndagazwe nuzi ko wa mutipa twishyurira amani biba byarishyuwe riga. Ariko mani yaniga yatugaburiye ku ishuri nayo ni igi walayi. Ibaza umuntu kwishyurira akanakugaburira, akakugurira amakayi, akakugurira n'imyambaro, akanaguha naho urara mani. Mani erega hari abantu biba byarababaje. Njye maze imyaka 3 mu muhanda n'ubwa mbere mbonye umujama nkuriya walayi pe. Mani erega hari abantu biba byarababaje, yamara kugafata kumva yakwita ku yandi mahomi niga. Hoirani gira renze bro, nta muntu wahinganya kabisa. Ahubwo natwe tugomba gushira mwete nkuko yabidusabye tukanabitsinda kabisa. Wose uzabishobora ko imyotsi yagucumbiye no mu bwonko wagiswiriwe. Man, wivuga gucumba udatuma mbishaka kandi nariyemeje kubireka. Man, njyewe ni n'umunsi wa kabiri kabisa. Tugomba kubireka man, niko twasezeranyije Irani giturihira man. Ariko uri umuyobozi w'ikigo wagira ngo nawe yacomyeho. Uri bukuntu yatubwira ngo itabikurire ni gake man. Ngo niba ucoma buri saha ugomba kuzajya ucoma rimwe ku munsi, ubundi ugacoma rimwe mu cyumweru, nyuma yaho mani ngo byanarangira ubiretse. Ari amanega yarabyize mu mashuri 10 ntago yabiyoberwa, rero afite amakuru yose. Nika ubanza basonye man tuje darasa. Shyira ayo masahani hasi hari, ahubwo twihuta, ahubwo ndabona abandi barimo kwiruka. Ariko mati bite ko nkuhamagara ni witabe? Fone nayisize mu nzu, ndi hanze hari imodoka nakoreraga yarije. Sha ntuzi byabaye hano wowe? Abakisha mbwira ariko we. Shaka uko twahura, si byiza kubivugira kuri fone. Ntacyo ubwo mukanya b'abana nibataha ndaza kukureba. Ntareba ubwo ndagutegereje, ariko ubanza umvugishe mbere yo kuza kugira ngo utaza kuhagera ukaguma inyuma y'urugi rungurika kwica. Ntacyo ndakuvugisha mbere yo kuza. Sabareka mbanze ndebe umuntu uri gukoma. Erega ni twebwe boss, twari dutashye. Impossible. Gute mutashye isaha saa 9 n'igice basha? Nitwumvikanye ko mugomba kwiga mubyitayeho koko mugatsinda. Natwe nibyo twifuje rwose, maze tugatsinda neza. Ariko mukanya nibwo mwarimu mu wa kabiri amamagaye, ambwira ngo nze nyure kiki mu rugo. Ngo mucyure? Yarwaye se? Yarwaye ate? Ngo ni inzoka, kuko naramuhenda henze ngo ajyanywa amazi meza kandi agira isuka arananira. Nk'ubu kwishuri yirirwanywa amazi mabi mu kigega. Nanyumvira di, ese imyaka mufite muyoboye ko kunywa amazi meza ari ngombwa? Boss kamuhamagaye se na amahoro? Allo? Hello, bite Shamateso we. Witonda saa 9 bunsanze kuri office hano kandi ntukerere. Ngo kuri office boss? Habaye iki se boss? Mwaramutse Maria we. Mwaramutseho kuri raye ku kababara. Wahora n'iki ko naraye nasinziriye wa muntu? Ngo udasinziriye? Habaye iki se kandi? Maria we, naraye numvishe inkuru intera ubwoba. Mwaramutseho ariko? Mwaramutse Maria. Nge rwose ndumva natuje pe. Nawe abajura bageze iwawe se? Wabujijwe n'icyamahoro? Hoya da, si ikibazo cy'abajura. Kunyisha amasiko mawo. Igira hino nkubwire, ese Ruvusha arahari? Ariko aracyaryamye. Ntubazi se sibwo abakiza? Mwagiranye kibazo kise? Hoya nta kibazo dufitanye pe, gusa ibyo nshaka kukubwira ndagira ngo hatagira undi ubyumva. Humura rero, yaba Ruvusha yewe n'inyoni za hano zirasinziriye. Mari, ubu mbona naraye mbara ijoro bunkeraho. Harya ntubizi ko uwiwanjye umunsi anema hano bamufunze agakatirwa imyaka 5. Yego ndabizi, warabimbwiye. Maho, rero nimugoroba nagiye kumva numva mpamagawe n'abantu barinda abagororwa. Harya ni abaseriveri? Hoya da, ni abasiriveya. Niko bitwa koko. Njye biragora kubivuga. Aguhamagaye ati iki? Ati ni Mahombe mutuvugana. Fata umugabo wawe niwe waduhaye nimero yawe. Twakumenyeshaga ko kubera yitwaye neza agasaba n'imbabazi, ari muri bamwe mu bagororwa bagiriwe imbabazi bakaba bagiye kurekurwa vuba. Imana ishimwe we, sinumva ari byiza we. Nyumvira wa mupfu. None se Mari, ko kuva yagenda ntigeze musura kuri gereza, koko kandi akaba ari ngewe wamufungishije ko kurumva naza none atazanyica burundu. Ni ukuri mfite ubwoba pe. Mari, mfite ubwoba. Hoya shama wo, wikwifuza ko umugabo wawe yahera muri gereza. Wenda
wenda wakoze ikosa ntiwamugeraho ariko wenda we yaragororotse ntakiri wa wundi wa kera. Njye numva ahubwo ku wa gatandatu wazashaka utuntu ukajyayo aho afungiye ugasa n'umwereka ko utamwanze ahubwo ari ibihe byatumye umara imyaka ingana ityo utamugezeho, ubundi ukamubwira ko wishimiye kongera kumubona, nushaka uzamubeshye ko wari warabuze aho afungiye. ariko uzi ko ari byo we, iyo nama ni inyamibwa. Nzajyayo ntangire kumwigiraho inshuti, ariko ninsanga akiri umugome nka kera nzahita mva mu mitungo ye nigendera none atazanyica. Humura ntacyo azagutwara, gereza yigisha guhinduka. Urabyutse se Ruvusha mugabo mwiza? Mari, reka ngende ubwo mwirirwe. Nyine nujya mu itsinda wibuke kuntumikira ibyo ngutumye simboneka. Yego ndababwira nta kibazo. Ese kumbonye ukagenda ninjye utumye mutaganira? Oya da, nuko narenje gutuma Mariya mu itsinda kandi ndihuta rwose. Ubu ntacyo munkinze Mari. Oya da, hari icyo wumvishe se? Mucyo, ko wampamagaje igitaraganya ni amahoro? Shaho ndabihera he kuko mbikubwira. Wintera amatsiko mbwira mwana. Mana we, kuko ndabihera he. Mucyo, mbwira nukuri. Niba ni waguhohoteye twitabaza inzego zibishinzwe. Mbwira wirira pe, wirira sha. Rwose ukuntu nkukunda sinakwifuza kukubona urira. Shamate, ntawe muhoteye pe, ahubwo ntewe impungenge nawe. Nawe urankunda se Mucyo? Ariko ubwo ibyo nkunda wakomeje kuvuga n'ibiki Mate? Baravuga ibiva mukazana ibisenya. Oya nyine ahubwo se wamuhamagariye iki we? Reka kurira ariko. Nyine ngewe ntewe impungenge nawe Mate, umenye ko boss ashaka kukwirukana naho iby'inkundo sinza aho bikura. ngo boss ngo kunyirukana ngewe se namugize ngo wirukanye abakozi be yihereye akazira. Niyo mpamvu yamamagaye ngo ejo mu gitondo nzamwitabe saa moya. Mwavuganye ugomba kuza wicishije bugufi cyane rero ugatakamba. Ngiye yambwiye kukwandikira ibaruwa gutumiza, ariko yashakaga kukwirukana nuko namubwiye ko bidakurikije amategeko pe. Akirita telefone ndabona baguhamagaye. Uzi ko ari boss umumagaye. Allo? Haro, urese sha igisyo. Ariko boss, wagiye unyita Mucyo koko cyangwa secretary? Igisyo simbikunda. Erega sha amazina yose arakubereye sha we. Ndi mu rugo natashye. Suri mu rugo? Naringize ngo uri hafi y'akazi ngo dusangira agafanta. Oya nageze mu rugo. Sawa noneho ariko umukobwa mwiza nkayo ntabwo atakari nkoko y'umweru di. Njye sinkunda kugenda bugorobye kandi mafite turimo mu rugo. Sawa ubwo ngubwo rero nakazi kawe nibyo nagushakiraga zari inyungu zawe ubwo ngubwo urabeho. Ariko buriya yaba nshakira ibintu by'agaciro ra. Ubu simbaye igicucu. Ubu sengeyo. Ayiwe, uyu mwari Mucyo saritabira ubutumire bwa sebuja. Mawombo wese kateye umungenge no kuba umugabo wagiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Ntimuzacikwe n'ikinamico inzira ikwiye y'ubutaha. Ikinamico inzira ikwiye inyura kuri radiyo Imanzi buri wa gatanu saa 2 z'ijoro. Tubibutse kandi ko ikinamico wayikurikira kuri channel yacu ya YouTube Ubuhangange TV. Nimugire ijoro ryiza.